Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, umukino waberaga mu karere ka Bugesera, umukino wagombaga guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera, ukaba umaze gusubikwa ku munota 52 nyuma yuko ku kibuga haje imvururu nyinshi zitabaho zitejwe n'abafana batishimiraga icyemezo cy'uwitwa Ngabonziza Patrick wasifuye no mukino, ndetse akaba yakozemo icyo navuga ngo ni cyabariyo bise amakosa menshi, harimo kwibwa amapenalite, harimo gutangwa atemeranywaho, biza gutuma muri uno mukino havuka imvururu, polisi kubihagarika biranga, biza kurangira umukino usubitswe kano kanya. Ese bimeze bitagiye gukurikira iki? Ku rundi ruhande ikipe ya APR yatsinze igitego kimwe cya penalite ikipe ya Gorilla Football Club, bisobanuye ko kano kanya nyuma y'ibyabaye byose cyangwa se nyuma y'ibirakurikiraho byose, cyangwa se icyabariyo bise agenda yari yateguwe yo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ive ku mwanya wa mbere, hanyuma ikipe ya APR bari ifata umwanya wa mbere. Ese byose byaba byateguwe, ese byose byaba bimeze biteka, tugenda tubiganiraho cyane. Umusifuzi ku munsi w'ejo, icyo navuga ngo nakarengane katabaho ubujura, cyangwa se nakubwira ngo nicyo abareyo bavuga bati ibi bintu ntago bizashoboka, ntago twahora muri shampiyona y'ubujura, ntago dushobora guhora muri shampiyona ihoramo amahana ameze gutya, ihoramo ibibazo, ihoramo kwibwa. Abareyo bavuga bati ibintu ntago tubikunda, nta nubwo tubyemera, nta nubwo dushobora gukomeza bino bintu, nibiba ngombwa tuzasezeye muri shampiyona bamenye ko tudahari, cyangwa se bavuge ko ibintu biba bidahari neza cyane. Kuri uno mukino, uyu mukino ujya gutangira ku munsi w'ejo, mwabyibuka tuganira ku ibaruwa Rayon Sport yari yandikiye Ferwafa. Rayon Sport yandikiye Ferwafa irayibwira ngo iyi liste y'abakinnyi y'abasifuzi twabonye, nubwo Ferwafa yari itarabasohora, ariko umuntu wahangaze muri Ferwafa arayifotora avuga ati Rayon babateguriye abantu batabaho, aba bantu babateguriye sinzi. Niba mwibuka groupe ya sifuye umukino wa APR na Rutsiro igihe Rutsiro itsindwa ibitego 5, iyo groupe yabo basifuzi babateruye neza barabaterura barabazana, barababwira ngo nimujye gusifura ikipe ya Rayon Sport. Kuri ino ncuro umusifuzi witwa Ngabo Yisonga Patrick yaraye hagati mu kibuga, umusifuzi wa mbere Mugabo Eric, umusifuzi wa kabiri Ruhumuriza Juste, nkuko twabivuga ejo, designation yari itarasohoka turabivuga. Umusifuzi wa kane kuri no ncuro bamwita Ugira Shebuja Ibrahimu. Ni ukuvuga ngo bafasha abasifuzi bane bose basifuye kuri no mukino, baraterura neza barabazana babatereka ku mukino wa Rayon Sport. Nkuko Rayon Sport yari yabivuze ejo, iravuga ngo ntago twizeye bari abasifuzi, ntago tuza agenda yabo, aba ni abasifuzi bafiteho ibirego byinshi, barezwe kwiba amakipe byarakomeye cyane muri buka nk'umusifuzi witwa Mugabo Eric. Hano nta munsi ntamuvuga Mugabo Eric, biravugwa sibanga, bavugwa ko ari we musifuzi usifurira kenshi ikipe ya APR, kandi we ngo yayisifuriye habaho amakosa ajyanye n'imisifurire abari kujyana ku nyungu za APR. Abantu abareba bakaba bati uyu Mugabo Eric ntitumwemera. Hanyuma uyu witwa Patrick nawe yasifuye imikino myinshi, najyana nkusubiramo imikino myinshi yagiye asifura, yose ikagaragaraho amakosa agiye atandukanye ajyanye n'imisifurire, cyane ku ikipe nka APR ndetse n'ikipe ya Marine. Ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Marine nizo yagendaga asifurira cyane, ndetse ayo makosa akagaragaraho. Ndetse n'umukino w'ejo bundi Vision yarareze ivuga ko uwo mukino ko yibwe. Ibi byose rero bamaze kwandika ino baruwa bareyo, uwitwa Kalisa Adolphe Kamarade muri Ferwafa nawe yandika ibaruwa arashishimura, abwira abareyo ngo ibihe murimo byo guhiga igikombe turabizi kandi turanabizirikana, mugende mutuze muceceke mutuze, tuzabaha abasifuzi beza bazabaho ubutabera mukwiriye. Ati kubera ko ibihe murimo turabizi. Abareyo baraceceka baravuga bati ubwo Kamarade niba udusubije gutyo reka dutuze nta ribi. Kamarade nta kintu kigeze gihindurwaho, nkuko byari byapanzwe. Aba basifuzi batatu bahise baza kuri uno mukino, na ndetse abantu bavuga bati Kamarade cyangwa se Ferwafa, niba ubudashaka zino mpaka, niba udashaka zino mvururu mu kibuga, niba mudashaka gusiga isura mbi igihugu cyacu, kubera icyo abareyo niba abantu barekaramye mbere, kuki mubazanira umuntu n'ubundi batari kwemera? Kuki mubahatira umuntu batemera bikarangira n'ubundi babona ko ari kubiba?
imvururu zibaye kuri uno mukino zatewe n'igitego Abedi Biramahire yaragiye gutsinda baro bamukoraho muri sirifase, umusifuzi arabisanza, Bugesera imanutse rimwe, umukinnyi wa Bugesera ngo bamukoraho ku kaboko, umusifuzi atanga penalty. Imvururu zise zivuka, penalty bamaze kuyitera, abafana basaba abakinnyi ba Rayon Sport bati nimusohoke mu kibuga. Ntago turemera ko no mukino ukomeza. Bamwe batabafana bakoza amakosa, abafana bakoza amakosa, ntago abafana bo bakwiye guhagarika umukino, ntago bakwiye guteza imvururu, ariko muri Bibiliya haranditse ngo ibyago ntago bizabura kuza. Ibyago byo ntago bizabura kuza, ariko uragoye wowe ubizana. Kamarade Kalisa Adolphe muri Ferwafa, ubwo iyo tuvuga kamarade nyine nuko ari we twavuga ngo ni uyoboye. Reba ino action ya Bedi, iyi action ya Bedi niyo yateje ibibazo. Abareba barekarama penalty, contre attaque ya Bugesera, contre attaque ya Bugesera bahise bamanuka umupira bihuta cyane, umupira uca ku ruhande rw'iburyo baramanuka, hanyuma umukinnyi umwe wa Bugesera atanga passe muri surface bamucomekera baro. Reba iyo penalty, reba iyo penalty umusifuzi yahise yitanga, umusifuzi yahise yitanga, abakinnyi bamwuzuraho baramubwira ati ibi ntago bishoboka, ibi ntago bibaho muri stade. Abafana ba Pele barabyina, abafana ba Rayon bariramanta, aravuga ati ntago bibaho. Reba basi abakinnyi hafi no kurwana, aravuga ati ibi ntago bibaho, ibi ntago bibaho. Umusifuzi wo ku ruhande aza gukiza, biza kurangira umusifuzi yanze kwisubiraho, atanga penalty y'ikipe ya Bugesera. Hari ku munota 52, ku munota 52 penalty, umusifuzi aranga aravuga ngo nabyiboneye neza, arayitanga. Amaze kuyitanga Bugesera irayitsinda neza. Iyitsinze neza abafana bararakara, baravuga bati ibi ntago bishoboka, ntago bishoboka. Aha ni Yusudia yabwiraga umuzamu ati va mwizamu, ngewe ibintu nabirebaga va mwizamu. Reba nawe tekereza ahantu Yusu yarakaye gutya, reba ahantu Yusu yarakaye gutya, abwira umuzamu ati va mwizamu, ntago bino bikunda, ntago penalty imeze gutya ibaho. Amukura mwizamu, abakinnyi ba Rayon Sport bajya kwiga akanama ku ruhande, bajya kwiga akanama ku ruhande, baravuga ati mutuze tubanze tubyigeho, ibi bintu ntago bikunda, ibi bintu ntago bishoboka, ibi bintu ntago bishoboka. Uwitwa Patrick aravuga ngo penalty nayibonye neza, nta kintu gishobora kubaho, uraza kuyitanga, baraza kuyikina. Byaje kurangira penalty bayiteye Bugesera, abafana bateza imvururu, baravuga bati n'ubundi uyu musifuzi twari twamwanze, n'ubundi uyu musifuzi twari twagize gutya rwose twamurekaramye, ntago bikunda, rero ntago uyu mukino ukomeza. Hanyuma rero uyu mukino bamaze guteza imvururu, bateye amacupa, batera ibintu byinshi mu kibuga, urumva nyine umujinya w'abareyo baravuga bati igikombe niba tugiye kukivaho tukakivaho dutsinzwe mu buryo nk'ubu ngubu tutemeranyaho, uburyo tutemeranyaho, ibi bintu ntago bishoboka. Ariko mu by'ukuri abarebare babivuze kare. Kuri hoteli Bugesera yarayimo muri kino gitondo hagaragaye umugabo witwa Mupenze, tubamufasha amashusho. Ibyo ntago tubyanze, Bugesera wenda kuyiha motivation, ariko si umusifuzi. Niba Ferwafa ibidashaka kugira ngo izi mvururu zivuke, niba ishaka ko ibintu bimera neza, niba ishaka ko umupira dukina, kuki itanga room yo gutuma abafana bakomeye amashyi abakinnyi babo batashye? Bavuze ati nimuve ku kibuga badukore ibyo bashaka, niba dutera forfait babimenye, niba dukura muri championnat tubimenye, ariko twe kuzajya twibwa ngo duceceke. Niba koko dushaka ko umupira uba fair, niba dushaka ko umupira ukinwa, niba dushaka ko umupira ukomeza kuba umupira mu Rwanda, ni ukubera iki Ferwafa yemerera abanyamupira ko zino mpaka zibaho? Niba bareba barekaramye ku musifuzi, bavuga ngo uyu musifuzi nitumwizera, twangiza tukabona ibikorwa nk'ibi. Reba ino action muri sirifase, bamutera takira araryama, baro yari yamucenze, ntiwamenya ngo yaragiye kuyikoresha iki. Iyo action barayanze, ujya gutanga iyindi ku rundi ruhande, abareba bose bavuga ati ntago bikunda. Ariko Ferwafa ingewe iki kibazo sinkigereka ku bareyo, sinakigereka ku musifuzi, kuko umusifuzi wenda ashobora kuba afite mission yahawe, uwayimuhaye wenda tutamuzi cyangwa tutazi uko byagenze. Ariko niba bareyo barekaramye mbere, kuki Ferwafa mwemerera umupira wacu kugomba kuza mu bino bintu? Tumaze igihe kinini turekarama ngo abasifuzi batwicira umupira, tumaze igihe kinini buri kipe irarega, Vision zarareze, Musanze yarareze, AS Kigali yarareze, Rayon yarareze, amakipe yose ararega ati abasifuzi batwicira umukino. Mwaduha abasifuzi bameze nka Cyucyuri. Tumaze icyumweru cyose twinginga ngo uyu ni umukino udesida igikombe, muzaneho umusifuzi uca impaka. Hari abasifuzi dufite mpuzamahanga, uyu ntabwo ari umusifuzi mpuzamahanga, icyo yakora cyose nta ngaruka byamugiraho kuri Ferwa, kuri CAF.
nta ngaruka, nta kintu byamutwara, nta kintu yaba, nta n'ikintu ubwo nyine misiyo yahawe aramutse ayikoze bigakunda nta kibazo, nta nduru zihari. Ubwo rero nuko bimeze. Ferwafa dukomeje kubinginga, niba mudashaka ko umupira wacu upfa, niba mushaka ko dukina umupira nyamupira, mwaretse ikipe igatwara igikombe ibikwiye yarabikoreye. Mwaretse niba abafana barekarama batuye umusifuzi asanzwe atwiba mumureke muduhe umusifuzi mpuzamahanga mukabikora gutyo. Abasifuzi mpuzamahanga ko bahari, ko dufite abasifuzi mpuzamahanga benshi, ni gute muzana abakinnyi abasifuzi bari lokali? Abasifuzi bashobora gukora amakosa ntiyagira ingaruka na nkeya bibagaragaraho cyangwa se bibagarukaho. Ibyo rero nibyo abareyo banze. Umukino rero ukaba usubitswa ku minota 52. Ubwo tutegereje kumenya icyemezo kiraza kuva muri Ferwafa cyangwa se muri Rwanda Premier League. Niba rero iraterwa mpaga, ntabwo ibyo turaza kubimenya. Niba umukino wasubirwamo ntituraza kubimenya. Niba uyu musifuzi wenda baraza kureba ama video bakamusanga wenda ari amakosa, ibyo nabyo turaza kubimenya. Niba reyo irikura muri shampiyona nabyo turaza kubimenya. Gusa icyemezo gifashwe kubera zino mvururu nibiranahanwa simbizi, ibyo turaza kubimenya mu masaha ari imbere. Gusa abareyo bateje imvururu zidasanzwe ku kibuga, yewe hari n'abareyo babikomerekeyemo, hari abo tubonye ambulance ibajyana mu bitaro. Abareyo bati bi ntago bikunda, ntago byemera. Hirya no hino mu gihugu abareyo ntago bari kubyemera, ahagiye hatandukanye, haba ku maradiyo, haba ahantu hose. Twese turimo turakunda na Ferwafa. Ni gute Ferwafa niba abantu barekaramye mbere wazanye umusifuzi abantu bose bemeranyaho ko ari cyo kibazo? Ni umusifuzi umuzanye rero igatsinda igitego batahabaye imikosa abareyo bakihangana koko ryabaye. Ariko ibyo byose nibigenda bikura polemique. Reka nanjye mbashimire rero, nkomeze urugendo rwanjye, ubundi turaza gukomeza tugende tubiganaho dukurikije ibyemezo biraza gusohoka muri Ferwafa. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.